twagira ngo tukumenyeshe kandi ko uko wadusize nubwo twari mu bihe bya covid bivunanye ariko twarakomeje. N'ubundi korali Sauti ya Mwisho twakomeje gukora iby'ubutwari, turakomeje mu gihe inzira zari zifunze muri corona, tudafite ubushobozi bwo kugera ku bibuga bitandukanye ngo twongere dukore amakonseri twakoraga. Ubu twahinduye umuvuno kubera yuko inzira zari zifunze, covid yigeze nabi, natwe duca undi muvuno. Ubu twashyizeho ubundi buryo bw'ibwirizabutumwa bujyanye n'igihe tugezemo. Ubu twayobotse inzira yitwa iy'ikoranabuhanga. Ubu rero twafunguye televiziyo ikorera kuri YouTube, aho abantu bagira mbere izi telefoni zigezweho zitwa smartphone, bajyamo baguza amamega yabo bakajya ku byitwa YouTube, barangiza bakandikamo Sauti ya Mwisho TV, nyuguti ya T na V, wabanje Sauti ya Mwisho, hanyuma ugakurikira ubutumwa bw'indirimbo zirimo zitambuka, zamura nta kibazo. Hanyuma twagira ngo tukumenyeshe ko twarongeye dukora icyitwa igice cy'umuzingo, aho dusigiye tukaba dufite indirimbo zigera muri 3 nshyashya. Turimo dusaba Imana yo mu ijuru kugira ngo idushoboze kuzikorera amashusho, ariko twagira ngo tumenyeshe ko tutasigaye turi ibigwari. Ntabwo turi ibigwari. Izo ndirimbo nshyashya mwazisangaho, ariko n'abakristo bazikeneye bashobora kuzibona banyuze ku baririmbyi ba korali Sauti ya Mwisho. Ayo majwi mwumva nayo ni aya korali Sauti ya Mwisho muri izo ndirimbo zayo yasohoye. Turabizi neza nubwo mwaje hano Rugoma, ariko tuzirikana ko bukeye nuko bwije. Rero amasengesho mwadusengeje hamwe n'ubufatanye n'abaterankunga wasize ushatse cyane ko nzi ko wagize uruhare muri ibi bifatanye, nibyo bitugejeje aha ngaha, kandi ndatekereza ko hashimishije ugereranije n'umwaka washize. Ongera akavura imesha yumva uburyohe. Urukumva ijambo wabyumvise? Abo ni abana bareze. Shangazi we, shangazi yasubije mukagera Imana yakiye. Nariye kuhamagara wa mukecuru nawe amenye arenda gushiramo, ariko nawe aracyakomeza uko wamusize nawe aracyahari n'abagenzi be bandi. Urabona ko tfundutsemo n'abana bato bagera hano, urumva ko barayikomeye. Banyarugoma twagira ngo tubashimire uburyo mwatwakiriye, umwanya mwiza mwaduhaye.